Dore uko Habyarimana yateguriwe kudeta Inshoreke Ikamena Ibanga. Kuwa gatatu tariki 30 Mata 1980, inkuru yakwiriye u Rwanda hose ko Major Theoneste Rizinde wari igishyitsi ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana yatawe muri yombi akekwaho gushaka kumuhirika. Rizinde yatawe muri yombi mu kivunge cy'abandi bantu basaga 40 bose bashinjwe uruhare rw'uwo mugambi. Harashize amezi ibihuha bikwirakwiza mu gihugu ko Rizinde na Colonel Kanyarengwa Alex bombi bari abayobozi bakomeye bashaka kwikiza Habyarimana. Kanyarengwa yafatwaga nka nimero ya 2 mu gihugu, ndetse benshi bemeza ko yari afite ingufu ziruta cyangwa zingayingiza Habyarimana mu butegetsi. Rizinde we yarayoboye urwego rw'iperereza. Kanyarengwa akaba mu itsinda ryitwaga les 11 caramba du 5 juillet ry'abagejeje Habyarimana ku butegetsi. Umwaka w'1979 ntabwo wabaye mwiza kuri ba camarade kuko batangiye gusubiranamo. Rizinde na Kanyarengwa batangira kwigizwa inyuma, ari nako bamanurwa mu myanya. Habyarimana amaze kurahira manda ya mbere nyuma yo gutsinda amatora yiyamamajemo wenyine mu kuboza 1978, yashyizeho guverinoma nshya. Iyo guverinoma yamenyekanye muri Mutarama 1979, ariko iza Kanyarengwa yahinduriye umwanya, avanwa kuba minisitiri w'umutekano agirwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Mu Gushyingo umwaka Rizinde nawe yakuye ku buyobozi bw'urwego rw'iperereza. Nago aba bagabo babyishimiye ndetse batangiye kubona neza ko bari kwigizwa inyuma, nyamara bari mu b'Imena bacuze umugambi wagejeje Habyarimana ku butegetsi mu 1973. Hari amakuru avuga ko Habyarimana na bakamahade 11 bari bemeranyije ko nibamara gufata ubutegetsi buri umwe azayobora manda imwe y'imyaka 5 nyuma agahereza undi. Mu 1979 byagaragara ko itubahirijwe ndetse bitazanubahirizwa. Igitabo Stepping Blood cha Andrew Wallace cyasohotse mu 2019 avugamo ko Kanyarengwa na Rizinde bamaze kumanurwa mu myanya babaye abarakari, ku buryo byigaragazaga ko babonye umwanya Habyarimana bamukuraho. Mu mpera z'1979 mu mujyi wa Kigali hatangiye kunyanyagizwa inyandiko z'imimbano zivuga nabo ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana. Zakurikiwe n'ibihuha byavuga ko Kanyarengwa na Rizinde bari gutegura kumurika ku butegetsi. Inararibonye Boniface Rucagu wari sous-préfet wa Kabaya muri icyo gihe yabwiye Igihe ko inzego z'iperereza zatangiye gushakisha abakwirakwiza izo nyandiko. Ufashwa agafungwa. Ati uwafatwa na gatract baramufungaga bakamubaza bati wayikuye he? Uwayimuhaye bakamufata kugeza igihe byaje kugaragara ko zakorerwaga hariya mu mujyi imbere ya House Tedemir. Hari inzu y'umugabo witwaga Alphonse Kagenza wari ambasaderi, iyo nzu yitwaga Satellite. Uwo Kagenza yakozweho iperereza, biza kugaragara ko ari inshuti ya hafi ya Kanyarengwa na Rizinde, ndetse ko aribo bashobora kuba baramukoreshaga. Mu kanya reka ngaruke mbabwira uburyo kudeta yapanzwe Inshoreke bavamo. Nubwo mu rubanza Rizinde yakanye ibyo gushaka guhirika Habyarimana, hari amakuru avuga ko inama zo gutegura umugambi zakozwe, bivuga ko umugambi wadogerezwaga ku Rwesero hafi y'ikiyaga cya Muhazi. Amakuru y'uko hari gutegurwa kudeta amaze gusakara, Rucagu avuga ko yegereye Kanyarengwa kuko yari akiri minisitiri, kandi mu nshingano ze hari n'ubutegetsi bw'inzego z'ibanze Rucagu yabarizwagamo. Rucagu ati riranzindura njya kumushaka muri minisiteri ndamubura, noneho bamumenyesha ko namushakaga, arambwira ngo musange iwe. Nuko ndagenda ndamubwira ati nyakubahwa minisitiri, nazinduwe no kugira ngo mbahe amakuru babwire ibivugwa hanze aha, murebe niba hari icyo mubizo, ndetse murebe niba hari n'ingamba mwafata zo kubihosha. Rucagu yabajije Kanyarengwa niba koko ari mu mugambi wo gushaka guhirika perezida, undi aramuhakanira gusa mwemera ko uwo mugambi awuzi. Ati Kanyarengwa yarambwiye ati Rizinde yaje kunsaba ko dufatanya gukuraho perezida Habyarimana, ndamuhakanira. Undi munsi aza kuntumaho arambwira ngo noneho reka we ubwe akureho Habyarimana, ariko Kanyarengwa mushyigikire, ndamuhakanira. Mu gitondo aza kumbwira ati noneho wowe uzamukureho nge ngushyigikire, nabyo ndamuhakanira. Rucagu avuga ko nubwo inyandiko mimbano zatumye abashinzwe iperereza bamenya bihishe inyuma y'uwo mugambi, ngo byihutishijwe cyane n'umugore wari Inshoreke ya Rizinde wabivuze agiye gushaka imyenda yo kuzambara umunsi ubutegetsi bwa Habyarimana buzaba bwahiriswe. Ati uwo mugore yaje gufunga ari kwitegura umunsi mukuru uzaba. Yari yarabyongorewe na Rizinde kuko yari Inshoreke ye, ntabwo yari umukozi wa leta, agomba kuba yari umucuruzi ariko akaba inshuti ya Rizinde. Uwo mugore yagiye abwira abantu ngo bamudodore neza kuko yitegura umunsi mukuru
uwo mugore bagiye kumufata arafungwa, ari nabwo bafataga na Rizinde. Amakuru Rucaga atanga avuga ko uwo mugore yamaze igihe kinini afunzwe ndetse ari mu bakatiwe n'urukiko, ariko nyuma akaza kurekurwa. Rizinde ataratabwa muri yombi yabanje gushaka gutorokera muri ambasade ya Ribi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda, hose banga kumwakira kugira ngo batiteranya n'ubutegetsi. Rucagu avuga ko byagaragara ko hari ikibazo gikomeye hagati ya Kanyarengwe, Rizinde na Habyarimana, abishingiye mu byavuye mu nteko rusange y'ishyaka MRND. Ati Kanyarengwe twamaze kuvugana, nyuma mbona ko aza gutoroka kuko nyuma habaye inteko rusange ya MRND. Noneho Kinani abwira abari aho ati muba mugumya aho ndaje mu kanya mbereke ko tugiye kuzakora mu minsi iri imbere nabo tuzakorana. Baragenda bariherera bamaze iminota nka 30. Noneho haragaruka ati ngiye kubamenyesha abagize komite nkuru ya MRND. Aravuga tugiye dusanga Kanyarengwe nawe urimo, kandi yarafatwaga nk'umuntu wa kabiri ukomeye mu gihugu. Igitabo Step in Blood kivuga ko nko kuri Rizinde hari hashize igihe hari umwuka mubi hagati ye na Habyarimana, ariko hanini biturutse ku mugore wa Habyarimana wabonaga ko Rizinde yitambika mu bucuruzi bw'umuryango wa perezida wari uyoboye igihugu mu kiswe akazu. Kanyarengwe we amakuru yamenye mbere ahita yambuka umupaka ahungira muri Tanzania, aho yakiranywe yombi, dore ko perezida Julius Nyerere atajyaga imbizi na Habyarimana, amushinja kuba yarahiritse Gregoire Kayibanda wari inshuti ikomeye ya Nyerere. Nyuma Kanyarengwe yaje kwinjira muri FPR Inkotanyi bafatanyaga urugamba rwo kubohora igihugu. Rizinde na bagenzi be bagejejwe bwa mbere mu rukiko tariki ya 19 Nzeri 1981. Bivuga ko benshi mu baregwaga bakorewe iyicarubozo kugira ngo bemere ibyo baregwaga ndetse bagasinyishwa ku gahato. Urubanza rwa Rizinde na bagenzi be rwasomwe tariki ya 25 Ugushyingo 1981. Mu baregwaga 23 bahamijwe ibyaha naho 24 bagirwa bere. Bamwe bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 2 na 20, naho Major Rizinde na Alphonse Kagenza bari ku isonga y'umugambi wo guhirika perezida bakatirwa urwo gupfa. Ku munsi w'ubwigenge mu 1982, perezida Habyarimana yababariye imfungwa Rizinde agabanyirizwa igihano bahabwa igifungo cya burundu. Rizinde yatorekeshejwe n'ingabo za RPF Inkotanyi tariki ya 23 Mutarama 1991 mu gitero bagabye kuri gereza ya Ruhengeri. Mu gusoza ndashimira byimazeyo abarebye iki kiganiro mbarankuru. Twizeye ko byabafashije gusobanukirwa neza amateka y'u Rwanda n'ingaruka z'ibihe byashize ku buzima bw'igihugu cyacu. Ni mucyo dukomeze kwiga no gusangira aya mateka kugira ngo twubake ejo hazaza heza, twirinda amakosa yabaye mu bihe byashize. Murakoze kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ku Nganje Rwanda kugira ngo mukomeze kunguka ubumenyi butandukanye. Ubundi uzi Inganje Rwanda? Inganje Rwanda ije kugutekereza ibyo mu Rwanda bya kera kugira ngo urusheho kumenya icyo muri cyo. Nitwa Didier Rutaremara.